nagiye kubona umuntu nanyandikiye ari nijoro niryamiye ngo bitenga amakuru ngo nitwa kanaka ngo nitwa Roberto ngo ndi umuririmbyi ngo wo muri Paul Cantores ngirutongo yabaye rutongo se ni rero bana yanjye uzi kubigenza se ndi kumva nyine ngo ndi kumva ko iyo message ko yaje umeze umva umufana uri kwandikira umuntu umuririmbyi nyine akunda ukuntu nyine message imeze. Muraho ni Salome na Roberto nkuko mubibona nyine tubaye ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi twahisemo kuza kubaganiriza mumenyereye indirimbo gusa cyangwa ama video y'ubukwe cyangwa utundi tuntu mugatera udukomenti ngo muduhe ikiganiro nyuma y'ubukwe mugire gute ama comment yanyu rero twarayumvishe twahisemo kubaganiriza uyu munsi kugira ngo ibibazo byose mwibaza amatsiko byose bishire. Turabaganiriza nyine like story yacu ko twahuye ibintu bijyanye no kuririmba abantu bari gutekereza ko tutakiririmba cyangwa se ko twabuze cyangwa se wenda ko tutazongera nyuma y'ubukwe tubasobanurire ya umuntu wese rero ufite amatsiko namuhamagara kuza kumva kino kiganiro. Reka dutangire. Ngewe ni ngewe Salome. Hari abantu cyo duhura bakajya ngo ngende Roberto bakanyita Roberto. Ngewe ni ngewe Salome ni ngewe ni Roberto. Umugabo wanjye turi famille dusigaye turi famille ntabwo turi Salome Roberto baririmba gusa. Umwana we yasigaye mu rugo ntabwo aramenya gukora ikiganiro. Ubwo tugiye gutangira rero se turatangirira hera abantu vuge bumva akajwe ka bari babivuze n'ubundi ko ari ibyo byiciro byose bya nabyiza nk'ari ibyiciro by'ubuzima rusange ariko tutagiye muri cyane umuziki guhura kwanjye nawe gutangira kuririmba ndetse n'ibikorwa turimo muri minsi n'ibizaza no kuba indirimbo zitarahagaze nk'uko abantu babitekereza ndumva ari ibyo byiciro byo nitubize kuvugaho birajya kurangira abantu byose story ni ndende sinzi ko irakorerwa kuri YouTube icyarimwe ariko reka dutangirire kuri wowe ndumva ari wowe story yatangiriraho ubuzima bwawe ubundi wisanze gute muri music ko abantu banyihangane ntabwo ndi umunyamakuru nshobora kuba ntazi no kubaza ibibazo neza ariko ko tugiye kwikorana ikiganiro ubwo nyine turakoresha ubumenyi bukeya dufite. Reka atangira atubwira ukuntu yisanze ari umuhanzi ubundi wavutse uzi ko uzaba umuhanzi cyangwa wabyishyizemo cyangwa ari umuntu wakugiriye iyo nama tubwire mu by'ukuri urugendo rwawe rwa music kugeza igihe twamenyaniye kuko wenda tumaze kumenyana ibindi nanjye ndabizi ariko hari n'ibyo nanjye ntazi wenda sinzi ngo wamenye kuririmba gute ngo wamenye umuziki gute. Abantu bazi ko yize mu seminari kuko ariho bigira umuziki kandi ntayo yigeze akandagiramo ndamenya umuceri ubumenyi ntabwo wenda ariko ntabwo nanjye nabeshya rero nta ubuzima bwanjye namenye ubwenge buriya nkunda kuririmba kuko byo kuba umuhanzi bose neza ko nzaba umuhanzi ariko nabimenye nkunda kuririmba wenda ko bitera gushaka ko byatewe na famille twavukiyemo nyine wenda babikunda bakankigiye bakantoza gusenga. Ntekereza ko ariho byaturutse buriya kuko buriya abana bose bajya mu misa bumva ukuntu abakorera aririmba bakabikunda sinzi ukuntu bigenda ariko wakurikiye umurongo akajya akunda kujya ku kiliziya bigira bakamukurikiramo nyine nanjye ndore umwana wo ku kiliziya mu myaka buto bwanjye umwana wo ku kiliziya ubwo rero ntekereza ko ariho byaturutse nyine kuko ndumva no mu mashuri nize nta hantu nize umuziki naho kuye ku abandi nyine nabo bawumenye bakajya nyine badushyigikira tugiraho nyine mbona nzi umuziki ariko ntabwo ngeze ngize igitekerezo cyo kuba ngo nzaba umuhanzi. None se buretse gato ngeze igitekerezo cyo kuba ngo nzaba buretse nyine tukiri aho ngaho buretse gato mbanze nkubaze wumva ndabyumva ibyo kujya ku kiliziya uri umwana ukajya mu misa twese niko byagiye bigenda ariko se ngo nta hantu ngo amashuri yose wize nta hantu wize umuziki none umuziki warizanye mu mutwe wawe ngo mba oya ntabwo twabura abantu badufasha buriya kwa ko twe duturanye na seminari nkuru
niho ntekereza ko nshobora kuba nabikuye kubera ko sawa ni hehe bundi kuko wageze ibanga cyane abafatiri bajyaga baza kutwigisha ndabyibuka muri za 2011 irutongo basuhuza nabashimire niba wibuka amazina yabo harimo urumva benshi b'icyo gihe barakuze baba abapadiri harimo abapadiri Siriyake ari no mu bantu bashinzwe ibintu by'umuziki muri kiliziya ndamwibuka ari mu bantu banyigishije bwa mbere doremi ari mu bantu bayigishije ubwo rero iyo umuntu amaze kumenya biriya bintu bya doremi cyane cyane nk'abatwe nk'abagabo cyangwa abahungu ahita yumva nyine ibyo byose azabikoresha kuko nta kindi kintu wabimaza iyo utegeye mu makorani ngo bikoreshe bikubera impfabusa nanjye nshobora kuba aricyo cyatumye aho nize mu segonderi mu mashuri makuru no muri kaminuza nakomeje kuba umuririmbyi kugeza nyine igihe mpuriye nawe tugakora timu nziza nk'iyi ngiyi donc uravuze ngo waragiye bakwigisha umuziki abo bapadiri n'abafaratiri muri Polycantres nkiri umwana Polycantres y'urutongo mu rugo ugomba nyine kubibwira abantu uri kubivuga nk'aho ari bye uri kubibwira kandi njye ndabizi kubibwira abantu nabyumvise hari umuryango w'abana baririmbyi baho uba no mu gihugu hose ndetse no ku isi hose bazamuraga impano z'abana pe umwana wese waba urimo ufite ubushake abana b'abahungu babashije gukurikira iyo nzira abenshi bagiye baba abanyamuziki hari n'abo nzi ntashatse kuvuga muri ino industry yacu yo kuririmba barimo benshi bakuriye muri poem nakebwe nawe uri muri abo ngabo nanjye ndi muri abo nuko none uracyayiririmbamo se wayivuyemo cyane nta muntu urakomeje uyiririmbamo bigenda bite nawe umusaza urakomeza ukayiririmbamo dore ko bitaba ahantu hamwe biba no mu gihugu hose aho ugeze aho utuye ugasanga ihari ujyamo ukabafasha abari intuza biba bisa iya hariya niya hakurya bisa njye nagiyeyo ndabyibuka sinkikira ikiganiro cyawe ariko hita nibuka hari Polycantres hano i Kanyanza kera nyiri umwana twagiyeyo nyine nshaka nanjye nari ngeze muri ya myaka mu rugo bakubwira uzajye mu bahereza uzajye mu ki ndagenda ariko najyaga njya mu misa nshaka nkabona abana nababyira mu kiliziya biriya nibyo njye nashakaga noneho mahirwe make urabona n'ubundi iyo ugiye uri mushyashya baba basanzwe bafite nka timu wenda ibyina ku cyumweru sinzi ukuntu bigenda ariko nyine igihe ugenda iyo uri umwana ntabwo uzi ibyo byose uzi ko wenda nugerayo ukavuga ko ushaka kubyina bahita bagushyiramo n'ejo ukabyina ngezeyo rero ntibyagera nk'uko nabitekerezaga mpita nivumbura ndagiye wabyinaga nabi bakugeza ukuri ariko bakaba baragutoje cyangwa wabigerageje nabwo biranga ubu ngubu wenda nshaka kwemera ko mbyina nabi icyo gihe byagenze gutse ariko icyo gihe ndumva nta nubwo nigeze ngira amahirwe yo kuturayinga habaga harimo abana benshi cyane nayo n'umunsi umwe nk'iminsi nk'ibiri bashobora kuba batananyibuka ariko hari ukuntu umwana w'imyaka 7 8 aba yegispekitinga ko aragenda agahita abyina ejo kumva habaga babyina mu kiliziya abana twigana njye nari mvuye ahandi hantu nje gutura aho hafi muri iyo minsi bagezeyo nsanga abana twigana babyina mu kiliziya nshaka kubajoyininga ndagenda njyayo ari kuwa gatandatu bari abantu benshi cyane turicara mbona uwo munsi ntabwo babyinnye wasanga nta na gahunda yari ihari umunsi ukurikiyeho nabwo mbona ababyinnye ni abandi bana yewe ita nigendera bya puweri birangirira aho nawe ufite urugendo rwawe wasanga wenda nanjye ari kuzaba ndi kukubwira ngo nanjye niyo nakuriyemo ariko byahise bihinduka ubwo ndaza kubabwira aho nigiriye nawe ufite ko wakuze ufite aho wabikuriye ariko numva nko kugeza muri kaminuza njyewe rwose nari nkiri muri ayo maboko kugeza igihe menye ubwenge nyiri bwinshi cyane bwo kujya gufasha nanjye abandi nkavaho nabaga nyine numva mu rugo haza hano i Kigali komeza ubwo nkomereze aho ugeze nyine icyo gihe rero ndumva aribwo naje kwiga niga muri kaminuza y'u Rwanda muri KIST niho naje kubona
kuko njye ntabwo nzi ko nanze abo umuhanzi nkuko nabikubwiye ariko nyine numvaga kwa ko nabonaga mbasha gusoma amanota mbasha kuririmba amakorali yebe naho najyaga nigisha navugaga ko ndi umuririmbyi numvaga uzabikise numvaga nzaba ibyo niga numvaga nzaba kariyeri yakurikiye numvaga uzakora nk'uruganda numvaga nzakora nk'ibintu byo muri laboratoire amashimi ko biri mu bintu numvaga nakurikiye nkumva umuziki uri ku ruhande ni ikintu kizakimfasha mu butumwa mu makorali ariko biza kurangira nisanze mu maboko meza nyine mu maboko meza hanyuma ubutumwa bukomeza ukundi dukomereye turabufatanye uko ndumva Imana ishimwe rwose ndumva nko muri 2018 gutyo na 7 aribwo namenye isura yawe hanyuma ndi no mu bantu ngiye ubwanjye kwiapproachinge kuko nabona ko umuhanzi ibyo ngibyo ugiye kubibwira abantu ariko ntiwari warimbaga icyo gihe warimbagaho indirimbo zawe cyane babwire nyine ko byagenze aririmbaga indirimbo zawe giti cyawe hanyuma mbona bamufana wa mbere indirimbo se wari uzizi najyaga nzireba njya kuri YouTube nkareba indirimbo ariko kako icyo gihe nta ndirimbo z'abagatolika zabagaho zari nkeya byabaga kugira ngo umuntu n'umuhanzi w'umukatolike cyeka ba Vincent de Paul Nabanganyimana harimo n'abandi ntibuka amazina neza ariko nabo ntabwo bashiraga ibihangano byabo kuri YouTube zabaga ziri kuri radio na za Pachisi zari zitaraza Pachisi yakaje umva yaje muri 20 kugira ngo ubone igihangano cy'umugatolika ahantu byabaga bigoye ni icyo gihe nkiyibona nibwo umuhanzi w'umukatolike ushobora kuririmba indirimbo agafata video ibyo bintu numvaga ari ibintu by'abahanzi bakomeye bishobora kuba binahenze cyane ntabwo numvaga umuntu ashobora gufata igitekerezo akakora indirimbo ikarangira agafata na video rero niho nase wa mugani mugiye byaje urabo bisubiramo nibwo ategereza byagenze muri icyo gihe yumvaga bimeze bite kuko njyewe nese ntangira no kumva ko ibintu bishoboka nabwo ati umuntu ndamushaka kandi nzamushaka kuko nshoboye kose nzamushakashaka umutima utaryarya kugeza igihe Nyagasani azamugezaho cyangwa se pe ubwe azanyigaragariza komeza ndumva ukuntu uko byagenze rero shakisha nimero yawe ikubagaho rwose bati ndayishaka kugeza igihe nzayibonera ngira amahirwe hanyuma se uretse gato muri aka kanya ni ndi umunyamakuru ndi kuguhostinga oya mbasa rwose kanya turagura ubwo muri uko kunshakashaka ubundi wanshakiraga iki njye nashakaga kureba ese icyo gitekerezo wagize cyo gukora indirimbo ese ni ibintu byoroshye abantu bose bashobora gukora kuko njye natekerezaga wumvaga nawe ushaka kubikora oya njyewe ntabwo numvaga ko ushobora kuzabikora ariko nta hantu narigeze mbibona nicyo kintu cyandimitaga ariko urabibonye uhise ubibona mpita mbona ko hari abantu babikora kandi noneho ese nimba abantu bashobora kubikora umwe akaba abikora abigenza ate kugira ngo bikunde kugira ngo ibi bintu turebe ko byanashoboka ko hari n'ibintu bishoboka n'abandi bantu bashobora kuba babikora iyo niyo nyota yangurumanagamo kiri igitekerezo gusa aho nkuboneye nkabona ufite uwo muhate wo kubikora bigombe kuba ari nacyo cyabyaye aho bigeze ubu nuko mbitekereza kandi koko niko bimeze kuburanshatse ushaka nimero yanjye urayibona wahamagaye nawe harya ntabwo wahamagaye ntari gutinyuka kuguhamagara wampamagaye ntegereza ko nakwandikiye kuri WhatsApp hanyuma nawe uransubiza ndabyuka rero ndi muri P00 abantu biga muri Kiste barahazi abantu bize muri Kiste cyangwa abahiga barahazi navuga ati nimero rwose ngombe muvugishe numve nimba ari umuntu ugira kuko ndumva hari nageragezaga kwandika indirimbo amakora aririmba navuga ati ariko uyu muntu niba ashobora kuba yari ko afite indirimbo imwe hari mba atari ebyiri ariko menya za 3 hari niyo barimbanye na Deni ahari muri iyo minsi navuga ati si ubu njyewe ntabwo njyewe ko nanditse indirimbo nashobora kuba nakubaza nimba
ushobora kwemera kuri iyi ndirimbo yanjye ushobora kwemera kuri iyi ndirimbo yanjye kuko ndabyibuka ayiwe icyo gihe reka tubishyire wenda mu magambo ashobora kumvikana. Ibaze umuntu w'umufana cyangwa se umuntu uri hasi ari kwandikira umusitari, umuntu afata nk'umusitari kuko nawe yibeshye avuga ati ni icyo yansaba gukora cyose nshobora kugikora kugira ngo nyine mbe nziranye n'umusitari rero niyo mpamvu namanukanye umushinga wo kumuha indirimbo yanjye ngayimuha nta kiguzi nta kivango. ese wumvaga njye ntazanjye nabona oya gusa kumva ko ari yawe indirimbo yawe ntikuraho iyanjye nari nguhaye izo ngano zose indirimbo wowe ufite ntizikuraho impano nari ngiye kuguhereza y'indirimbo. Ngize amahirwe rero uremera ibyakurikiye bose ubwo wowe ntiwamfasha se wizera urabizi byinshi cyane ukuntu oya ahubwo mbere y'uko ngufasha reka dusubire inyuma gatoya nyine ubwo wowe ubabwiye life yawe none nawe ugiye kumustinga reka mbe nduhutse kuba umunyamakuru n'umutumirwa. Biraza kubera ko nagerageje kubinyuramo ibyanjye kandi numva bitari kure cyane y'ibyawe. Ubundi wowe byaje bite ni ababyeyi bawe babigufashije cyangwa wumvaga nyine nawe ushaka kuzaba nk'umuhanzi?